mbona mubaza ibibazo bitari byo. Uti kuki mubaza ibibazo bitari byo? Pawulo ajya mu batenayi mu bagiriki yavuze ijambo neza ryenda guhura n'ibirutanga yavugaga. Aravuga ngo Imana yaremye isi n'ibirimo byose. Iyo kuko ariyo mwami w'ijuru n'isi ntiba mu nsengero zitwe n'abantu. Sibyo? Kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu ntugire icyo akennye. Kuko ariyo yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose. Kandi yaremye amahanga yose y'abantu bakomoka ku muntu umwe ibakwiza mu isi yose. Niyo mpamvu burya abanyarwanda bibwiraga ko isi yose ari u Rwanda. Ni nayo yashyizeho ibihe by'imyaka ko bikuranwa uko yategetse, igabaniriza abantu ingabano z'aho batuye, kugira ngo bashake Imana ngo ahari babashe kuyibona bakabakabye, kandi koko ntiri kure y'umuntu wese muri twe, kuko ari muri yo dufite ubugingo bwacu tugenda turiho, nk'uko bamwe mu bahimbyi b'indirimbo banyu bavuze bati turi urubyaro rwayo. Aba nabagira icyo yabwiraga. Iyo abazanye ubutumwa bwiza baza bakavuga ati ariko muzi mwitwa bene Imana, ariko turumva dushaka ko ya Mana mwashakaga mumeze nk'abakabakabye tuyagure. Biba byaroroshye cyane ko abanyarwanda babyumva, kuko urabona hano iyi ni Bibiliya nasomaga. Pawulo yagerageje gukonekitinga n'abagiriki ngo arebe uko yahuza uko bumvaga Imana n'ubutumwa bwiza agiye kubazanira. Twebwe ikibazo twagize ni ikihe? Nuko abantu bari baravuga ati mwebwe mbere yuko tuza nta Mana mwagiraga, nibyo mwagiraga byose ni amafuti. Rero iyo banje kujya kubwira umuntu ukabanza ukamutuka, buryo uba wishe ibintu, kuko arakubwira ati rwose ubu iki gihe cyose namaze nari mu mafuti. Jewe nanibwira yuko na Rutanga rw'amaboko mu gukura kwe yanabivuze ati ubundi sindi umupfumu, ariko mu gisekuruza cyanjye harimo umupfumu, harimo abapfumu, no mu cyanjye nsubiye inyuma barimo. Rwose kitari na kure cyane barimo. Wasanga ariyo mpamvu duhuza pastor. Reka nkubwire barimo, ariko icyo nshaka kukubwira si icyo ngicyo. Hari abantu benshi nibwira ko na Rutanga rw'amaboko ashobora kuba ari muri iyo kategori. Bavuze ati ariko twebwe aba bantu baraje baradupfubya, badusubiza inyuma, baradusuzugura, tugomba gusubira ku isoko ya. Bajyanyweyo niki? Bajyanyweyo nuko bumvise yamvuga ipfobya, yamvuga isuzugura, yamvuga ihakana. Twebwe reka dusubire iwacu kuko nabyo hari ibyo twari dufite. Aha rero niho ikibazo kiri. Ubundi kwirirwa umuntu avuga ngo ariko ngo abanyarwanda barasengaga, Rutanga kavuga ati no, ntabwo basaga Imana bakayinezeza, ariko n'uno munsi natwe dukora worship, kuturamya Imana. Iyo urimo kuramya Imana ntacyo ubusaba, uvuga ukuntu ari nziza, ukuntu ari igitangaza, ukuntu ari rurema, ukuntu ari igira neza. Nibyo Rutanga yavugaga. Ariko ikibazo kirimo ahubwo mfite ku banyarwanda ari nacyo wenda twagombye no kwigaho. Bamwe baraza bakakubwira ati twebwe Imana y'abazungu twarayiretse. Ntabwo noke ni mwigane Rutanga musubire ku y'abanyarwanda. Ikibazo dufite nuko dufite abantu b'ibihindugembe ntibagiye ngo bafati iyo ngiyo bisi y'abazungu itari ni y'abazungu. By the way, tubishyize mu kuri, ntabwo Bibiliya yanditswe n'abazungu, kuko Yesu ntabwo yari umuzungu. Murambwira abantu nkabwira nti buriya ugiye kureba neza wasanga abanyafrika benshi muri Bibiliya kuruta abazungu. Yesu ahunga ntabwo yahungiye mu Butaliyani, yahungiye hano haruguru muri Afurika. Ba Mose babaye muri Afurika, ubwenge bwo bwanditse Bibiliya bwavuye muri Afurika. Ba Yosefu babaye muri Afurika, umugore yarongoye yari umunyafrika kazi. Bikubwira ngo iyo abantu bakubwira ngo Imana y'abazungu, ndabwira no ibyo nabyo n'ubusesenguzi bubi. Ubwo busesenguzi bubi rero nibwo bugonganisha abantu. Jewe iyo abantu baguma mu murongo umwe bakavuga ati twebwe turi hariya, twe twibandirwa tugaterekera abazimu bacu, kuko ntabwo babandirwa ngo baterekerere Imana. Ave tubwo niho byo wenda Rutangaze kongera basobanurire mu byumve neza
kubandwa no guterekera ntabwo bikonekita, ntabwo ari iby'Imana. Twaterekereraga abazimu tukabandwa imandwa ziri hejuru y'abazimu ho gato kuko ni na nkeya mu mibare zigahurirwaho n'abantu bose. Abazimu ba Rutanga ntabwo aribo ba Rutayisire kuko abazimu bari mu muryango. Abazimu bo kwa Rutanga ntibashobora kuntera n'abanye ntibashobora kumutera ko ntacyo dupfana mu buryo bw'abazimu. Kwa abazimu bacometse mu muryango ariko imandwa bose bazihuriraho. Ariko iyo babandwa, iyo baterekera nk'uko yabisobanuye, ntabwo ibyo ngibyo ari byo bitaga gusenga. Imana yo ibiri hejuru yabyo, na Ryangombe iyo bamucaga imbere gahorana Imana Ryangombe, ko Ryangombe si Imana. Abyo wenda ahubwo n'ibiganiro nk'ibi byagombye gufasha abantu gusobanukirwa kugira ngo be kujya banatuka n'ibyo batazi. Ariko wenda niho tubuze kugera ubwo gena Rutanga tugaca inzira ebyiri, agaciye iburyo aho yicaye nanjye nkaciye ibumoso. Ni umusaruro wavugamo mu mibanire no mu mitekerereze. Naho ubundi ibindi bisigaye Abanyarwanda bari bafite uburenganzira bwo kugira Imana nk'uko bagira iki. Paulo yavuga ati ubundi iyi Imana muvuga niyo yaturemye twese, n'abahimbyi banyu bavuze ko muri urubyaro rw'Imana. Natwe basanga basogokuru bavuga ati turi bene Imana. Bagombaga guhera aho ngaho bakagura. Aho niho ikibazo cyabereye. Naho ubundi gihe niyo mpamvu Rutanga nta kibazo ngirana nawe kuko Rutanga cyo tugirana nuko unyita Rutanga rw'amaboko. Reka nongere urwa cyane wikongeraho rikomeza Rutanga rw'amaboko nkuko tuvuga Rutayisire rutamujyanye. ariko ndi gutekereza ngaho ni mubaze ibibazo noneho musoma Bibiliya kandi mwemera n'ibyanditsemo. Hari aho bavuga ko Yesu yavuze ko ari we nzira y'ukuri n'ubugingo, nta ugera kwa se cyangwa atamunyuze atari wanyuzemo. Rutanga rw'amaboko akaba agaragaza ubundi buryo bwo kugera ku Mana, kandi iyo Mana twamaze kubona ko ari Imana imwe. Ese uwaca ku yindi Mana nani mu yindi nzira nk'uko Rutanga rw'amaboko abivuga, uwo muntu tumufata nk'umuntu uri guca mu nzira idakwiriye, byo ubivuga hirya? Bon, ubwo reka mbanze nsubize Rutanga rw'amaboko nabaze gusubiza. Nuzitegereza neza kandi giye noneho reka mbabwize ukuri. Je aho navukiye, aho nakuriye hariya mu Mutara muri season muki barabandwaga, habaga abapfumu. Nakubwira ngo ntabwo kubandwa, ntabwo guterekera, sibyo? Iyo Yesu avuga ngo nige nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye, nacyo ntabwo abantu bacyumvise neza. Bo bumva yuko iyo abantu bumva neza icyo yashakaga kubabwira, nta nubwo bajya bagira ikibazo. Kubera iki? Iyo bavuze ngo Yesu ni inzira, ngo Yesu ni umucyo, ntabwo atumurikira twageze mu ijuru, atangirira hano mu isi. Ni naho ikibazo gikomeye kiri. Ni naho ngewe njya ngira ikibazo, abantu bajya impaka bakirirwa batukana batongana, nkabwira ariko mwabanje nibura mukagerageza kuba icyo muri cyo. Kuko ntubona Rutanga rw'amaboko abantu benshi baramushima bati nibura we ari muri gakondo, sibyo, y'Abanyarwanda. Ariko ni bangahe bayirimo? Kuko bagiyemo je nta kibazo nagira. Uzi impamvu bagiyemo nta kibazo nagira? Kuko ngiye no kubabwiriza najya mbonaho mpera, ahubwo nuko bafashe ibintu byose barabihakana, sibyo? Wenda Rutanga rw'amaboko mbabarire kubera akamenyero kabi twafashe, kubera Rutanga rw'amaboko nzi neza yuko yabyivugiye, yaza kutubwira atari ko byaje gute, niki cyakuzinuye muri ya dini wigeze kubamo. Niho uza kumva neza impamvu. Kuko rimwe na rimwe giye mbona abantu barazati Rutanga rw'amaboko w'umupfumu, nkabana ariko Rutanga rw'amaboko nzi neza yuko akura, yiga primaire, yiga secondaire, yiga university, kuko yarize, ntabwo yari umupfumu. Nimba mbeshya aze kumbwira ati nuko utanzi neza niga muri university nari umupfumu. Nzi neza ko Rutanga rw'amaboko ajya kuba umupfumu hari impamvu ya nkuko nanjye njya gusobanuka nkafata icyemezo cyo kuba umurokore, hari impamvu. Aho rero niho ushakira. Wenda reka giye nihereho, kuko ubundi twaba tugiye kujya impaka z'Imana. Ubundi twaje mwatubwiye ngo tugiye kuvuga ku Mana y'u Rwanda. Imana y'u Rwanda rwose nta kibazo nyifiteho, uko Rutanga rw'amaboko ayivuga niko nyivuga. Ahubwo ikiba gisigaye niki? Iyi Mana y'u Rwanda
wenda wayivuga nk'umupfumu akabandisha abantu akabaragurira urutanga rw'amaboko uranaragura wazaje kuraguza ko ari bwo ko ujya ugendera ku byo wanyuzemo ndakanyagwa ntabwo nawe mvuye kwa Yesu ngo njye kubaza abakurambere reka tubyihore we wibimbwira reka wibimbwira ndaragura sindemo mandwa ntizibeshye reka twigarukire kuri iki ngiki kuko buriya akenshi ngiye mbwira abantu ngo niba wageragezaga kuzana Imana mu buzima bwawe wazageza ahantu ukavuga ngo ndabona ibi ntabwo birimo kungezaho ndimo gushaka kujya, ukongera ugakabakaba nk'uko hariya Pawulo yavuze ngo Imana yashyize ko abantu bazayishaka ngo bameze nk'abakabakaba kugeza igihe bazayibona, kuko Imana ugira mu buzima bwawe bwa buri munsi, ya Mana yo mu mutima rutanga rw'amaboko yawe avuga ikaba mu mutima wawe koko. Iyo watangiye kugenda gutyo ibintu byose biroroha. Rero ahubwo wenda tubwire niki cyamuzinuye cyangwa se cyamukuruye, kuko ashobora kuba atari ibyo yazinutswe hariya mu idini yahozemo akavuga atari ko yewe nibinagiyemo ndabona ntaho bitandukaniye n'ibyo wakurambere wacu. Icyo gihe byamfasha kuganira nawe ahubwo kurutaho, kuko buriya gihe idini itangira kumbera ingirakamaro. Ubundi idini zose ushatse wazishyira mu gatebo kamwe kajugunya, kuko Imana si idini, nta nubwo ifungiye mu idini, ahubwo ugomba kureba ngo ariko iyi Mana y'abakurambere n'iyi Mana yo muri Bibiliya tubana nayo dute? Iyo utangiye kugera aho ngaho rero nibwo uzumva icyo Yesu yavugaga, avuga ngo nige nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyana. Wenda uze kumbaza impamvu mbivuze gutyo, ariko reka ne kwiharira ijambo na rutanga rw'amaboko wanza tubwire. Rutanga rw'amaboko icyo Pastor asorejeho yuko Yesu yavuze ko ari we nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe ugera kwa Se atamunyuzeho. Wigeze ugerageza guca muri iyo nzira ukumva wayihindura mu yindi nzira wahisemo? Ndaribuze rero ndaribuze pe ndaribuze kuko ntayinyuramo. Yesu se wava